baramufata. Daniel ajya gusezera inshuti, ajya gusezera abavandimwe kuko bari bazi ko birangiye. Baramushorera baramujyana. Daniel bamaze kumujyana bamugeza ku rwobo rw'intare. Karura TV. Amahoro y'Imana nabane namwe mwe mukurikira Karura TV umunsi ku munsi. Njye mwumva ni Samuel, imbere y'inyakira amashusho yanyu murahabona umugabo. Tugaye ikaze. Karibu rwose ndabyishimiye. Birangora kuvuga abantu bakuru. Ibwira abadukurikira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye ni yayandi, ndi umuhungu wanyu, ndi umwana wanyu, nitwa Mugisha Jean Baptista, ndi umugabo ndubatse. Imana iduhane umugisha. Mugisha Jean Baptista, umwanya n'uwawe n'ijambo ry'Imana bateguriye inshuti za Karura TV. Icyo twabasezeranije, icyo usabwa ni kimwe, ni subscribe, gukora share kugira ngo mugenzi wawe mu masaha nkaya ajya kurikira ijambo ry'Imana rica kuri Karura TV. Ntago bigoye kugira ngo ujye ubona ibyo dukora buri munsi, ni subscribe. Rero tugaye ikaze kuri Karura TV nanone. Murakoze, Imana y'umugisha. Katwa Imana dusenge. Turagushimira Imana ikomeye, tugushimye kuko uri Imana yumva gusenga. Mwami Imana yacu, nongeye gushyitsa ibirenge byanjye ahangaha. Nyemerera icyo ngiye kuvuga uhagararane nanjye. Nyemerera imbaraga za Mwuka Wera zimanuke zingote. Nyemerera Uwiteka bumbure akanwa kanjye wivugire kuko uri Imana iteye ubwoba. Nyemerera nta utangiranye nanjye, usozanye nanjye Mwami, kandi abadukurikiranye bose bagira ikintu bumva muri bo. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana yacu nishimwe kandi yabicyubahiro. Nkuko mwabyumvishe, nivuze amazina yanjye ni Mugisha Jean Baptista, ntuye mu bwiza bwa Gasogi. Imana yacu nishimwe. Ngarutse hano rero kuvuga ijambo ry'Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana, wumve ukuri kw'Imana, ukuntu ukwiriye kuba, ukuntu ukwiriye kugenda. Reka dusabe umuvandimwe w'umunyamakuru wacu dusomere Muhanuzi Mukuru Daniel ibice bya 6 umurongo wa 23 n'uwa 24, nitwe tuganire kuri ayo magambo. Murakoze cyane. Daniyeli ibice 23 turagera ku murongo wa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare. Ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha. Kandi nawe Nyagasani, ntacyo nagucumuyeho. 24 aravuga ngo umwami ahera ko aranezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye. Mwakira ijambo ry'Imana. Urakoze, Imana y'umugisha nawe kwivuga butumwa uramfashije, amavuta y'Imana kubeho. Ijambo ratubwiye ngo Imana yabumbye iminwa y'intare. Imana yacu nishimwe cyane. Bafashe Daniel, bumvaga ko birangiye, bumvaga ko byagenda kose intare ziri mugira gute, ziri bumumire. Yesu nashimwe cyane. Ariko Daniel kubera ko maso y'Imana agira gute, yabonekaga neza. Haleluya. Mu maso y'Imana Daniel yatunganiraga Imana, ntabwo Imana yigeze igira gute mubona umugabo. Imana yacu nishimwe cyane. Nsubiye inyuma gato, haleluya. Daniel yari umugabo wakoreraga Imana. Daniel yari umugabo wakiranukiraga Imana, ariko abo bakoranaga cyangwa se babanaga ntabwo bigeraga bishimira Daniel ko Daniel yakoraga ibintu biri mu murongo w'Imana. Uyu munsi ni Daniel ni njyewe, Daniel ni wowe utekereza kuba mukorana umurimo w'Imana, utekereza kuba musengana, utekereza kuba muririmba. Uyu munsi wa none bari kukubona gute. Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko icyo gihe bafata Daniel, barangije baramugambanira. Bafata Daniel barangije bamushyira ahantu atagakwiye kuba agize gute ari. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Barangije bafata Daniel, bategura umunsi umwe, baravuga ngo nta yindi Imana ikwiriye gusengwa usibye Imana yo gute, Imana yonyine ibigirwamana. Yesu nashimwe cyane. Ngo buri muntu wese utari buramye umwami, uwo muntu yatarwa mu rwobo rw'iki, mu rwobo rw'intare. Imana yacu nishimwe cyane, kubera ko bari bazi ko Daniel adashobora kuramya umuntu, ahubwo aramya Imana y'iki yonyine gusa. Barangije barategura, baravuga uko babyumva, uko babishaka. Baravuga ngo uyu munsi runaka
hariho umunsi tugiye kuramya umwami wenyine gusa. Yesu nashimwe. Inyuma gato yabaragije babwira umwami ngo mwami, bitewe n'icyubahiro ufite, reka dutegure umunsi wo kugira gute, wo kugusigiza, wo kukuramya. Ariko bari bazi ko bari gutega umutego Danieli, kubera ko Danieli yari yamaze gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Danieli yubahaga Imana, nta mana n'imwe yashobora kuba yagira gute, yakubararira. Imana yacu nishimwe cyane. Barangije umunsi barawutegura, bategura umunsi bavuga ngo buri muntu wese agomba kugira gute, gusenga umwami. Yesu nashimwe. Danieli noneho barangije, Danieli we kubera ko yarasobanukiwe ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo yigeze yemera ibyo bavugaga. Danieli yakomeje guhamya Imana ye, Danieli yakomeje gusenga Imana ye. Ubu igihe cya Danieli cyararangiye, uyu munsi ni igihe cyawe. Imana yacu nishimwe cyane. Barangije barategura uko babishakaga, bategura uko babyumva. Bavuga ngo umuntu mwami watwemerera ko umuntu utari buramye, utari bukuramye, ari butarwe mu rwobo rw'intare. Kubera ko Danieli bari bazi ko umwami yari yaramutonesheje, kubera ko Danieli yashyandukiraga Imana. Iyo ukiranukira Imana abantu baragukunda, ariko bose ntabwo ariko bagukunda. Yesu nashimwe cyane. Iyo Imana igukunda, niyo ugeze mu kigeragezo Imana ibana nawe. Iyo ugeze mu makuba Imana igira gute, Imana ibana nawe. Barangije bategura uwo munsi wo kubararira umwami. Danieli ariko yari yaravuze ko atazagira gute, ataziyandurisha ibyo kurya by'abanyamahanga. Haleluya. Barangije igihe kiragera, nyirizina cy'umunsi, barangije babona Danieli akomeje gusenga y'Imana ye. Barangije babona Danieli akomeje kubaha y'Imana ye. Barangije babona Danieli we ntabwo babimuteye, we ntacyo bimurebaho, akomeje gusenga Imana ye gute, yasobanukiwe. Baragenda babwira iki? Babwira umwami, twateguye kugira gute, ko nta yindi Mana ikwiriye kugira gute, kuramwa cyangwa se kuborarira, ariko hari umuntu wagize gute, wabikoze. Ako kanya kubera ko umwami yari yarasinye itegeko ry'uko umuntu utazagira gute, utazubararira igishushanyo azaterwa gute mu rwobo rw'iki, mu rwobo rw'intare. Imana yacu nishimwe cyane. Barangije ibyo barabikora ndetse babigeraho. Ariko Danieli yubahaga Imana, Danieli yakundaga Imana, Danieli yumvaga ukuri kw'ijambo ry'Imana, Danieli yari yamaze gusobanukirwa ukuri. Uyu munsi ahantu uhagarariye, ukuntu ukora, ukuntu ugenda, wamaze gusobanukirwa ukuri, kugumaho kuzagira gute, kuzakurengera. Guma ku kuri kw'ijambo ry'Imana wamenye, niko kuzagira gute, kuzagutambutsa. Barangije bafata Danieli, baramufata. Danieli ajya gusezera inshuti, ajya gusezera abavandimwe, kuko bari bazi ko birangiye. Baramushorera baramujyana. Danieli bamaze kumujyana, bamugeza ku rwobo rw'intare. Barangije bafungura urwobo. Bakimara gufungura urwobo, Danieli yinjizwa mu rwobo rw'intare. Ariko Danieli yagiye kugerayo, marayika yageze mu rwobo rw'intare, afata za ntare agira gute, azifunga iminwa. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya itubwira neza ngo Danieli akimara kugera mu rwobo rw'intare, Danieli nta kibazo yigeze agira. N'ubundi Danieli akimara kujya mu rugo rw'intare, yaragiye asanga intare ziratuza ko marayika yari yamaze kugerayo. Danieli arangije bati mwamene mwe n'ubundi mundiye ntimwaga, ariko gusa gatoya. Nzi neza ko Imana mwakoreye, Imana yabazanye ahangaha, Imana itumye nze ahangaha, iyatugaburira mu gihe gitoya cyane. Yesu nashimwe cyane. Danieli akomeza aratuza, yicara mu rugobo rw'intare, aragenda intare ziregama ziryamaho, aratuza. Danieli agakomeza gusenga Imana, akomeza kubaha Imana, akomeza gutunganira Imana. None igikomeye cyabayeho ngo nuko umwami agira gute, abura ibitotsi. Imana yacu nishimwe cyane. Umwami abura ibitotsi. Ijoro ryose ntabwo umwami yigeze asinzira, nta nubwo yigeze atuza na gatoya. Umwami arabyuka nijoro azenguruka, umwami aragendagenda, umwami abura ibitotsi. Haleluya. Birashoboka ko ubuzima ubayemo, birashoboka ko ikigeragezo urimo, umuntu wakigutayemo, Imana ibuze ibitotsi, Imana ibuze ibitotsi. Kandi ndahamwe nashidikanya ko ntabwo Imana iratuza utaratabarwa, ntabwo Imana iratuza utarakurwa mu rwobo rw'intare. Urwobo rw'intare rw'umunsi wa none ni ikigeragezo ubayemo. Urwobo rw'intare umunsi wa none ni urugamba uhagazemo. Waba ufite ikibazo cy'inzara, waba ufite ikibazo cyo kwambara ubusa, waba ufite ikibazo cy'ubushomeri, urwo narwo ni urwobo. Uyu munsi wa none kiranukira Imana gusa, ntabwo Imana iratuza utarakurwa mu rwobo rw'intare. Imana yacu nishimwe cyane. Ngo nuko iryo joro uwo mwami abura ibitotsi. Umwami amaze kubura ibitotsi, mukabwibwa ibutica butaracya, umwami arazinduka, afata abamubaga hafi, tujye kureba. Aragenda ajya ku rwobo rw'intare. Arangije umwami, Danieli, Danieli mugabo ukundwa cyane,
ati karame mwami, mbese imana yawe yakurinze? Daniel avanga imana yanjye yagize gute? Yandinze. Ako kanya umwami arategeka Daniel agira gute? Akurwa mu rwobo rw'intare. Daniel akimara gukurwa mu rwobo rw'intare, Daniel yaragiye ku mwami yegeye ari mu gitondo, aragenda bamukubita ka breakfast ka mu gitondo, aragenda ararya amera neza, bamuha amazi aroga nk'umuntu uvuye mu rwobo rw'intare, baramutunganya. Ariko umwami agira gute? Abima amakuru. Haleluya! Amaze kubima amakuru, umwami amaze kuba amakuru, umwami aratuza. None amaze gutuza, umwami aragomba kujya gute? Atanga itegeko ngo ndashaka guhemba abantu bagize gute? Batanze amakuru kugira ngo Daniel agire gute? Ahanwe. Imana yacu nishimwe cyane. Umwami arangije ategura igiterane muri sitade, abaramagara abantu bose bagize gute? Batanze amakuru kuri Daniel, ndashaka kubahemba. Imana yacu nishimwe cyane. Amakuru batanze ku buzima bwawe, amakuru batanze, ndashaka ko batanze amakuru batazi, ariko nagira ngo mbwire ngo hari amakuru y'ukuri agiye kumenyekana ku buzima bwawe, hari amakuru Imana igiye kubatangariza ku buzima bwawe, hari amakuru meza, hari amakuru mashya. Haleluya! Ndagutangariza muntu ukurikiye Karura TV, hari amakuru Imana izanye ku buzima bw'abantu bagutaye mu rwobo, hari amakuru Imana izanye ku buzima bw'abantu bakujugunye. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo ukora ni kimwe gusa, ni uguturiza Imana byonyine gusa. Icyo ukora ni kimwe gusa, ni ugukomeza gusenga Imana, ukomeza kubaha Imana. Ngo nuko Daniel arangije bamushyira ahantu, umwami atanga itangazo, umwami arahamagara abantu bose, baraterana barakorana. Umwami arangiye ati ndashaka guhemba buri muntu wese wagize gute? Watanze amakuru mu ihanwa ry'amakuru Daniel yahanwe. Haleluya! Barangije barahaguruka, nanjye amakuru narayatanze. Bicaye hariya, n'umwami ati mwese mugire gute? Muhagarare hariya. Hari ababyeyi nibyo ryicaye, nuko ati nta n'uwari usigaye, nta wundi waba usigaye kuba waratanze amakuru ngo nawe yabwe kubiki? Ku bihembo by'umuntu uri buhembe kuko urakojya gute? Daniel yahanwe kureka atigiraga yubaha umwami. Ba bagabo bari bambaye amakoti, bari bambaye amakosimu na karuvati zigeze ahantu, ati nanjye narabivuze. Umwambara bose bahagarara hariya. Umwami ase nta wundi muntu waba usigaye ku muntu watanze amakuru kuri Daniel, nawe ngahembwe. Ati nanjye ndasigaye. Bose barabarundanya bose. None umwana ngo n'abagore babo n'abana babo bose bajya gute? Babashyira ahantu. Bamaze kubashyira ahantu, ati ubu mwiteguye guhembwa. Ako kanya mu gihe bakiteguye, Daniel araza. Umwami akunda kubaha. Haleluya! Daniel araza. Akimara kuza, Daniel akimara kuhagera, babandi bose batanze amagambo, bose bahise bashyira ahantu, baba nk'aho bafunzwe. Ntabongeye kuva ahantu ari, ntabongeye kuvuga, kubera ko ikintu bari barateguye, bari baratanze amakuru atariyo. Ndagira ngo nkubwire ngo batanze amakuru atariyo ku buzima bwawe, bakuvuze uko utari, bagutekereza ukuntu utari, ariko Imana ije kubisobanura, Imana ije kugirira neza. Barangije barabafata, babarundanya hamwe, abagore babo, abana babo, nta n'umwe wigeze uhava, nta n'umwe wigeze uca abantu. Barangije bose barajya gute? Ako kanya umwami atanga itegeko rivuga ngo bose, abagore babo, ibigabo byabo, ibigore byabo n'ibyana byabo, nta na kimwe cyavuye, bose bagira gute? Bajugunya mu rwobo rw'intare. Uyu munsi hari ibyagutanzeho amakuru, uyu munsi hari ibyatanze amakuru atari yo ku buzima bwawe, ariko nagira ngo nkubwire muvandimwe udukurikiranye, ntabwo Imana wakurikiye, ntabwo igitsindwa. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana wizeye ntabwo Imana itsindwa. Ndagira ngo utangarize abantu bagutanzeho amakuru atari yo ko hari Imana wakurikiye, kandi iyo Mana wakurikiye ntabwo igitsindwa. Imana twakurikiye ntabwo itsindwa. Ndagira ngo nkubwire ngo bari bazi ko Daniel bamurangije, igihe cya Daniel cyarangiye. Uyu munsi ni jyewe Jean Baptiste, igihe cya Daniel cyarangiye. Uyu munsi ni wowe muntu unyumva, nawe ushyiremo izina ryawe. Ntabwo Imana wizeye igitsindwa, ntabwo Imana wizeye igicika intege. Ndagira ngo nkubwire ngo bakumenye uko ubaye uyu munsi, ariko ntabwo bamenye kujya gute uko wiriho. Nshuti mwene data udukurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo icyo usabwa ni ukwizera Imana byonyine gusa. Igihe cya Daniel cyarangiye, uyu munsi ni igihe cyanjye, uyu munsi ni igihe cyawe. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukubaha Imana. Nshuti bavandimwe mudukurikiranye, nshuti za Karura TV, ndabashimiye ko mwabanye nanjye. Ni ukuri ko Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi nkutangariza nkubwira ngo guma mu kwizera, ntuteshuke ku nshingano Imana yagize gute yaguhaye. Imana ibaha umugisha. Komeza witusenga. Imana ikomeye, Imana igira neza.
ndagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga, ndagushimye kuko uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, ashimwa kandi ushyirwa hejuru. Gushime ko watangiranye natwe ukaba usozanyije natwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera umugisha wawe uduhangeho, Mwami Imana yacu, nituzogora kangaha tuzagushima. Urakoze kuri Imana no gusenga mu izina rya Yesu, amen.